mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize uwitwa Mariza yararimo avugana na mama Lucas baba bari kuvugana amusaba ko yakwambura ubuzima Ivy Masa nawe aba yabyemeye ese yaje kubikora ntangwe niyabikoze inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kuri abangaba babiri barimo baganira mama Lucas ahera akabwira Mariza akamubwira ati Mariza ntugire ikibazo aho hari Priya yaza kugufasha Mariza ati Priya se we ni muntu ki undi ati yewe ni mubyara we undi ati yego Mariza ati okay ntacyo ushaka uko unyoherereza inamba ze nangwa se ushaka ukuntu duhuza njye nawe tuvugane turebe icyo gukora mama Lucas ahera akagakupa Mariza biramucanga tangira kwibaza ibintu byinshi ndetse akabunza n'imitima avuga ariko se ibi bintu bishoboka bite ibi bintu ni ibiki ntabwo ndimo ndabyumva abantu baritera bakanga umuntu gutyo gusa kugira nubwo bashatse kumwambura ubuzima aho ukamuzi ko uyu mukecuru ashaka kwambura umwuzukuru w'ubuzima ese ubwo aho barapfa iki ntabwo ndi ku understanding iki kintu nyamara iyi miryango ifitanye ikibazo gikomeye ase ubundi mana ubundi ibi byose bibaho gute haba habaye iki ikibazo gikomeye ase ubundi mana ni hehe hagaragara umuryango ugihuza muri iki gihe imiryango irangana kugeza aho umwe yumva yakambura undi ubuzima Jesus Christ ibi ngewe ntabwo mbyumva ibaze ko ntari gusobanukirwa ibyo ari byo ubundi Sitani yaremye iki mu bantu urwango nk'uru rwaje ryari bugome nk'ubu bwageze mu kiremwe muntu ryari ibaze neza umwuzukuru we kumwambura ubuzima iki cyo kirandenze mu gihe abandi birwa basenga basaba Imana kugira ngo ibahe urubyaro abandi birwa barira bakeneye abuzukuru uriya we mu gihe yamubonye yarumva atamukeneye arongera agafata telefone agahera akahamagara mama Lucas ndaritaba ati karame mukobwa wanjye ndati none se nyogoko ndumva ngeze amatsiko kandi ntubyite gushyanuka nangwa siko kubahuka wambwira urugwango nkuru rwaje gute hagati y'umuhungu wawe n'umuryango we ntekereza ko ukunda Lucas ndati Mariza wikigora ntago Lucas nyimufata nk'umwana wanjye Lucas yantesheje agaciro Lucas ntiyigeze anyubaha nanze Lucas umunsi yayiteye akandutisha irangirwa umugore we ngo ni Jinta
kuva umunsi afata icyemezo cyo kunta mu nzu akajya kuba mu yindi nzu we n'umugore we agatwara abakozi bose akansiga mu nzu ya njyenyine ntafite kivugi ntafite unyitaho ntafite ushobora kundegera no kumva amazi igihe narwaye nahise numva mwanze nahise numva muhaze numva rwose uwampa amahirwe namubabaza nk'uko nawe yambabaje kuva uwo munsi nubwo nangaga Jinta narushijeho kumva mwanze ndushaho kumva muzinutswe kandi ntago naba ntakunda Jinta uwo nindangiza nkunda uwo yabyaye umukazana nini Mulata ntago nzacika intege nzaruhuka ruko rukasabanye na Mulata Mariza ati Senyogoko aho ni waba uri kurengera none se Mulati azaza kubana na Lucas gute yego n'ubundi byamuteye depression n'uyu munsi narashaka abayumva adakeneye n'umugabo icyakora yagize ihirwa ribyarira afite umwana ngo wenda atazapfa atabyaye n'ibyo ngibyo yataye ariko ubu ngubu biragoye none se urumva babana nk'umugore n'umugabo ndatse nkubwire Mariza ngewe ndakomeje nzaruhuka ruko Aiva atakiriho kandi igihe cyose Aiva azaba atakiriho Jinta nawe tuzaba twamwisha ahagaze icyo gihe kumwica bizatworohera Lucas agomba bane na Mulati ntago nshaka Jinta mu muryango wanjye naramwanze kandi ubwo mwanga sinzigera nanakunda we nta n'umwana we nzigera nkunda ivine niyo ubwe kano kanya yaza akambwira ati rwose mama mukecuru mwiza mabukwe ndatekereza nta kintu twavugana uriya mugore ni ikibi na karozi kabi can you imagine haritera neza akankuraho umwana nibyari umwana nagiriye ku gise natwise amezi 9 ubu uyu munsi Lucas ni yandeba uzi cyatumye nangura mwana kurushaho bigeze kumunzanira konsora akiri muto cyane kandi nabwo kugira ngo bamunzanire byari intambara nuko we yari yabisabye yumvaga ashaka kumbona mu by'ukuri nkimubona numvise nezerewe ariko umwana tuganiriye yambwiye ibintu binkora ku mutima numva ndababaye yarambajije ngo ese Nyogoko niki wakoreye data ndetse na mawe yarakiri muto mera ko mubaza ni kubera iki mukobwa wanjye kubera iki mwuzukuru wanjye bari bamunsigiye twari babiri mwana hera akambwira ngo ntose Nyogoko ko kugira ngo nze hano tata na mama babanje kubisiganira bakanabishwanira niki wakoreye tata ko tata kwanga narijijishije ndaseka ndavuga nti buriya bari gutebya ati buriya yagira ngo arebe ukomera Aiva ya Nyogoko ati tata na mama barashwanye bapfa yuko tata adashaka konza kukureba kuva uwo munsi numvise inzoka ibirindutse numva umutima neza urahindutse izikuzimu numva zirazikutse nari nzi ko nabura bagarutse ngo tubane numvaga nta nicyo binantwaye ariko amagambo uwo mwana yambwiye yatumye numva muri njye urwango ruzamutse
naratekereje ndavuga nti uyu mukazana ntago ari umukazana, hari ikindi kintu kimurimo. Kuva uwo munsi ntago nongeye gutuma bamunzanira. Bajyaga bambwira ko akeneye kuza, nkababwira ko mpari. Ivy nawe yaje gukura nyanga, kuko kuva icyo gihe sinigeze nongera gutuma ngera iruhande. Aho amariye gukura twagize duke turahura. Tumaze guhura yanyuzeho nk'aho atanze. Ndamuhagarika ndamubwira ni Ivy, ntabwo uri kureba ko nyogokuru wawe kuri iruhande ko mbona wakataje ugenda nk'aho utambonye? Yarambwiye ati mutwihanganire mukecuru. Nikanzemo ndavuga ngo ndamubaza nuvuze ngo mukecuru? Arambwira ati mutubabarire babyeyi, mwari muri aho. Natunguwe n'uburyo yararimo ndeba nk'aho atanze. Naramubajije nese wanze nyogokuru wawe bigezaho? Uzi ukuntu yambwiye? Yarambwiye ati nyogokuru, namaze kumenya kudakunda mama, kandi even ntago nkunda. None se ubwo urumva nakuraho imbaraga kuko zikwita nyogokuru? Niba udakunda mama nanjye so nkunda. Kuva waravuze ko utagikeneye kongera kumbona iwawe, erega ndabizi impamvu wagiye uvuga ko udahari nuko mvuga utagikeneye kumbona. Naje ngusanga nk'umwuzukuru ariko ntiwigeze unyakira nka nyogokuru. Nicujije impamvu nari nateye hejuru ababyeyi banjye mbabwira ngo nkeneye kumenya nyogokuru. Ubu nibwo ngenda nsobanukirwa impamvu data atagukunda. Ubu nibwo ngenda nsobanukirwa impamvu Lucas aba adashaka ko mba ndi kumwe nawe. Nuko abizi ko hari ikibi kiri muri wowe, arabizi ko urwango rugutembamo. Nyogoko sinkwanga, kandi nawe ndabizi ko utanyanga, ahubwo ikiri muri wowe nicyo kinyanga. Ikigutembamo kimwe cyakwinjiyemo, namaze kumenya ko ari cyo kinyanga, kandi kano kanya kugira ngo nkirwanye byansaba izindi mbaraga, kuko ntago ndusha ubwiza Abi. Yewe nta nubwo nari kumurusha n'umugisha, na Bright ntago murusha gutona ku Mana. Nubu ni Imana yangiriye, yambwiye ayo magambo mera ko menya ko iwabo bamwicaje bakamuganiriza bakamubwira byose. Yanyuriye Abi ndetse na Bright. Nibwo kuva uwo munsi ndarahize ndavuga naho bakuru bawe bari, mukuru wawe ahari ndetse na musaza wawe, ugombe nawe uhajye, kandi na nyoko muzajyana. Ariza ati nyogoko ndumva ibyo bintu bikomeye, gusa nyine ntakundi, nyine nkuko nabikwemereye ndaza kugufasha. Tuve kuri Mariza twigire kuri Pleya. Hari mu rukerera noneho butangiye gushya, afata telefone akajya ku ruhande agahamagara mama we. Ndahera ko yitaba, kamubwira ati mama waramutse. Ndati waramutse neza kibondo, ahubwo se kumamagaye muri iki gitondo mugasheshe kare, ntabwo waryamye? Niki cyabaye? Pleya ati nase mama ntabwo wabimenye. Ndati menye ibiki? Pleya uri kumwe na tata. Ndaturumva najya kuvugana nawe nkaguma iruhande rwa so, turagira ngo azatwica azadukuremo yo kotsa. Pleya ati mama Ivy ari kwa muganga,
ubuzima bwe buri habi isaha n'isaha wakumva inkuru mbi ndatari kuragajwe ubwo se urumva iyo yaba ari inkuru mbi ntango yaba ari inkuru nziza Priya atari ko mama nubwo nanga Ivy wowe wundi ushaka umwanga ndati ngiye rwose ntago ari we wenyine nanga na nyina Priya ati mama n'ubwa mbere umbwiye gutyo wanga na Jinta muramukazi wawe ndati cyane ariko ubundi mama kankwibarize njyewe wenda ko Ivy tukiri abana twigeze kurwana turarwana by'umujinya arambwira ati ariko n'ubundi ntawe ujya unezeza rubanda ati nuko tutavukana nari kuba nguhaye isomo ariko kuko n'ubundi tudafitanye isano y'amaraso uri uwo mu muryango gusa kankwihorera iminsi zakubwira mama icyo gihe yaranyuriye anyibutsa yuko ndi iwabo anyibutsa yuko abishatse ntanahava nubwo njya mbeshya abantu kuva uwo munsi Ivy yanyurira nahise numva mwanzi mama ibaze ko Ivy ari murumuna wanjye ariko icyo gihe yaratinyutse nkubita urushyi rwiza ariko mfite ibintu byinshi bituma mwanga none wowe ndibaza Jinta umwangira iki ndate mwana wanjye rero kankubwira uwo mugore niba ari uko ari umukire ariyemera ariyumva iyo mureba avimvira mu modoka agenda ubugira ngo yageze iyajya ati ndabyibuka duhura bwa mbere papa wawe agiye kunshaka Jinta yabanje kunyanga Priya ati ngo iki Jinta yabanje kukwanga kwese yaragoye iki mama kari ubwa mbere wenda mwari muhuye ndatekereza ari ubwa mbere dadi yaragiye kumukwereka undi ati nibyo mwana wanjye ni ubwa mbere rwose Bob yaragiye kunyereka mushiki we Jinta tugeze yaranyitegereza ahera akambwira ati se muko ko mbona udakijijwe nkaba mbona uri uwise tubwo aho ngaho uzambabariza musaza wanjye ngiye ntago nkwishimiye pe ngiye ntago njya mbana n'abapagani Bibiliya tubwira ko tudakwiye kwifatanya nabo tudahwanyije nabo kwizera hata ahubwo niba uzakizwa ibyo nge ntacyo bintwaye ariko nge ntago natuma rwose musaza abana n'umuntu udakijijwe kaho banza urebe imyambarire yawe reba ukuntu wambaye inda yose iri hanze igituza cyose kiri hanze amatako yose ari hanze asubwa ibyo ni ibiki ubundi wisizera ego ko mwami ibi ni iki banyarwanda atumva yanyigirijeho nkana arantotora koko umva ndakubwira ngo yaraneguye nubwo yigeze antegura wenda naragiye ngihari mwana wanjye narababaye icyo gihe nahise numva muri nge mwanzi ndangije ndavugana ubwo avuze ko atatuma musaza we tubana ngiye kubana nawe mwereke ko yibeshye ngiye kubana nawe mwereke rwose ko mu mutwe nta kintu kirimo icyo gihe nakoze uko nshoboye ndyamana na papa wawe nibwo natwise inda yawe ko Bob yankundaga yansabye ko tubana ariko uzi ngo kugira ngo tubane ukuntu byagenze Jinta yabanje gusara
aravuga ati narabivuze uyu mukobwa ntagashyejejwe gute atwite ubundi byanyuze mu zihe nzira umva byinshi ntabona ngo ngusobanurira ati buriya Jinta twongeye kuvugana ari uko uvutse yaje kukureba ntiyigeze ansaba imbabazi nahise numva mwanze niyo mpamvu mba numva nagenda mubabaza gake gake umutima we nkawushengabaza nkawuhungabanya nkawunyeganyeza buriya yarambabaje buriya ati nose mama ibyo bintu koko shangazi yaratinyutse arabikubwira ndati cyane terega buriya nubwo umureba hariya n'umurokore w'indani kandi buriya arasenga cyane ujye umwitondera mwana wanjye gusa nyine njyewe rwose namwanze kuva icyo gihe kugeza na n'uyu munsi rero ntago waba udakunda umuntu ngo ukunde ibye ntabwo ukundana mba numva nanga Ivy noneho mwana wanjye iyo mureba areba ukuntu abantu bose baba bamusamariye bimwe ubumubwira ariko harya ubundi ngo wa musore wamukunze wikundiye ngo yitwa nde ndati yitwa Liam mama ati noneho ibyo byo bituma numva ndushijeho kumwanga umwana wanjye nta kintu Ivy kurusha kigomba gutuma agutwara umusore mwiza nk'uwo nguwo kandi mwana wanjye urabizi aho tuvuka urabizi ko turi abatindi ntago dufite ubutunzi nk'ubwaho ni nayo mpamvu umwana wanjye nakurekeyeyo mba naragukuyeyo ugisoza kwiga ariko icyo nashakaga ni kimwe guma iruhande rwa Ivy ndetse na mama we tubanze tubarimbure mba numva nshaka kubabaza Jinta nkamubona ari kubabara nkamubona ari kurira nakifuje ko kano kanya naba ndaho nabura nkamubona ababaye kuko mba numva nkeneye kumubona ababaye gusa kuri ati mama nawe urwo so rwango gusa pe ibyo byo nyine yagukoreye ndatshabyihorere buriya yaransuzuguye ati ikindi kintu kimbabaza n'uburyo neza ubona ngo yigira nkazo adufitiye imwe akadutwa dufaranga twiwe ntacyo nzajya nyafatanya akoresha ariko ntago bizajya bikuraho ko mwanga ndabakire babaye bati ndaranga no kwiyemera wagira ngo nawe rimwe Imana izamutize kuba umuhanya nkanja ati gusa mwana wanjye Ivy nta kintu akurusha ntagomba kugutwara umusore ikindi cya kabiri Ivy akiriho nta kintu cyiza uzigera ugeraho ugomba gukora uko ushoboye no kumwica n'ibitunanira tuzamugira ikigoryi ubwenge bwe babudahe nta kintu n'iki na kimwe azigera amarira iwawe kwanza ntabwo ari nibi gusa no kumwica nitubona byanze tuzakora uko dushoboye tumuhambirira iwabo azigera ashaka niyo yanashaka nazabyara agomba kuzapfira se na nyina ubusa harya ngo bariyemera ngo bafite umwana w'umunyabwenge bariyemera ngo bafite umukobwa mwiza w'igishongore cyane ko mama abantu benshi baba bavuga ngo umenya ntago ari bo bababyaye ngo kuko kameze nk'abazungu ibyo ngibyo njyewe nzabihinyuza mbereka yuko kubyara kwabo baruhiye ubusa ndarahira njyewe mama wawe Priya ntago Ivy azigera ashaka nyiriho ngomba kubabaza Jinta mubabaje binyuze ku mwana we neza nkamubabaza agapfa ahagaze agahinda kakamubana kose
ahubwo mwana wanjye icyo ugiye gukora none ahangaha genda umenyere amakuru yose jya kumbwire nanjye ngiye kubyuka harya ka gafoto kiwe nagutumye warakazanye ndati yego mama narakazanye wakabitse hahandi muri ka gakapu kawe kamwe kamanitse imbere y'igitanda ndati okay none ushaka kunyoherereza udufaranga njye hahandi nigeze nkubwire Buriya ati ntaribi mama ndaje nyakoherereze Buriya ahera akakupa mama we nawe atangira kwitegura muri urwo rukerera Buriya nawe aba yamaze kumwoherereza isene undi ahera ko yerekeza mu bapfumu agerayo bakamubaza ikimugenza nawe akababwira icyo ashaka bamusaba ibyo bamusaba byose akabitanga bahera ko bongera bamubaza ati harya urashaka ko tugufasha iki abereka agafoto ka Ivy akababwira ati uyu mwana w'umukobwa ndashaka ngo mumugire umusazi Mupfumu ahera akamubaza ati umugire umusazi ati ibyo rwose turabigukorera ntugire ikibazo Mupfumu akora ibyo akora agahera akamubwira ati ko mbona bitoroshye ko ndiyo ngo harya yitwa nde nta nubwo wigeze umbwira izina rye undi ati rwose sogoko yitwa Kimi Ivy undi ati ibyo bihataye amazina y'abazungu koko ko numva ari ay'uruzungu ndayashobora ati ugize ngo yitwa nde ati yitwa Kimi Ivy ati yewe ati ubwo reka mfate Kimi ati ni Kimi ibyo bindi sinabishobora ati se ko mbona bitoroshye kumugeraho ra ko mbona azengurutswe n'umuriro cyane ndatigerageza sogoko umusaza aragerageza rero akamubwira ati mukobwa wanjye ndabona kumugira umusazi bitoroshye kuko ndabona afite umuriro umuzengurutse undi ati none se nukuri sogoko nabura wamunzingiye akazapfa adashatse nangwa se atabyaye undi ati ibyo byo reka mbigerageze gusa ndabona kumugira umusazi bigoye kuko ndabona azengurutswe muzehe aragerageza ahera akamubwira ati ndabona ibi byo bisa naho byemeye ariko uyu mukobwa afite izindi mbaraga uyu muntu ni muntu ki ko mbona afite imbaraga z'abanyaruguru afite imbaraga zidasanzwe iki kiremwa muntu giteye gute n'ubwa mbere nabona umuntu ufite uburinzi nk'ubu undi ati none se sogoko nabura urabikoze undi ati ibyo byo ndabikoze ati n'agafoto nushaka ukansigire hano nzajya nkomeza nkatongere n'indi mitongera mama Puriya ahera akagashashura yarangiza akigendera hataha yibaza ibintu byinshi umutima yibaza ati umuriro umuzengurutse ufite imbaraga z'abanyaruguru imbaraga z'abanyaruguru ntigatikira imbaraga z'abanyaruguru se abanyaruguru indi myuka ariko ubwo ngubwo leta ari yabaterekera imbaraga z'abanyaruguru ko nazizi ariko agatsinda nkabona umugore ari umutunzi aho buriya ubutunzi bwe ntiyabukuye ikuzimu imbaraga z'abanyaruguru
ibyo bintu ni ibiki? Ibi bintu ngombe nshaka umuntu mbibaza ubwo sinsobanukiwe. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese ubundi imbaraga z'abanyaruguru wowe urazisobanukiwe? Ese wowe urumva ari izihe? Mama Priya biramucanze, ari gutekereza ko Jinta yaba akoresha izindi mbaraga. Ese kwaba ariko kuri? Ivy ahagurukiwe n'abantu benshi kandi bose batamushakira ibyiza. Ese iyi mitego yose azayisimbuka? Ese aho Imana izakomeza kumurinda? Inkuru yitwa Inzitane. Byose twibaza tuzabyumva mu bice bizakurikira. Njyewe nitwa Atete. Inkuru ni njye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.